akomeze anatuyoborera umuhango wo guherekeza no gushyingura Pasteur Theogene. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu, itorero ADEPR akomeze anatuyoborera umuhango wo guherekeza no gushyingura Pasteur Theogene. Reka dusenge Imana. Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. None turagarutse, gusa noneho ntibisanzwe turi kubabwira cyangwa se kubagezaho inkuru y'akababaro inshuti y'abantu batari bake, aba bakuru, urubyiruko ndetse n'abatoya bose bamukundaga. Abandi ni Pastor Niyonshuti Theogene wari uzwi ku izina ry'Inzahuke. Uyu ni umupasiteri rero wari ukunzwe n'abatari bakeya bose, baba bo twakita abakijijwe ndetse n'abo twavuga ko badakijijwe. Yari inshuti ya bose, uko bigaragara mu video agiye atandukanye mubona, ndetse nk'uko mwabyumvishe uyu mupasiteri akaba yarazize impanuka ubwo yavaga mu gihugu cya Uganda. Uyu Theogene akaba yaravuye kureba abashyitsi bari bavuye hanze muri Amerika. Nyuma ubwo yajyaga kubatura muri Uganda nk'uko bitangazwa n'umugore we mu buhamya yatangaga. Avuga yuko yagiye kureba abashyitsi, nyuma atashye ageze mu nzira ubwo aragiye kwambuka umupaka agakora accident, akaza igikamyo kinini kigahita kibagonga, aho cyanamaze umwanya munini. Aribwo rero pasiteri yaje kuva mu mwuka ndetse nabo bari kumwe. Gusa hari uwaje kurokoka, arokoka ako kanya avamo ari muzima, ariko nyuma nawe aza kuvamo umwuka. Ndetse kuvuga yuko bari kumwe mu modoka bose, nta n'umwe ukiriho muzima. Gusa uyu mupasiteri ntabwo ngo apfuye urupfu rumutunguye, yari abizi ndetse n'umufasha we bari babizi, kuko nk'uko umugore abivuga, avuga yuko mbere y'uko umugabo akora impanuka, Imana ariyo yabimwibwiriye imubwira yuko ngo hari ubugingo ikuye ahantu kandi ikabibiteretse ahandi. ngo umugore rero aza kugira ubwoba, gusa nyine biza kurangira umugabo atabarutse. Uyu munsi rero nibwo Pastor Theogene yashyinguwe, kandi bigaragara Nyabugogo hari abantu benshi, ndetse n'urusororo aho yabashije gushyingurwa niwe. Ubona rero uko bigaragara kuri ayo video, bigaragara yuko Pastor Theogene yakundwaga na benshi, kandi nibyo ni by'ukuri. Yigishaga inyigisho zirimo ukuri kw'ibyo yiboneye yanyuzemo, kandi ubonaga ko yuko agiye ari Imana imujyanye bitewe n'imirimo yakoraga. Benshi barabivuga, abo yagiye afasha, abana yakuye ku muhanda, yabanaga nabo mu rugo, yareraga nk'abana be n'umuryango. Ubona ko afite umuryango mugari. So twakomeza rero kumwifuriza iruhuko ridashira, kandi twizere yuko hagiye ari hazima. Twizere yuko abonye ubugingo buhoraho. Nicyo kinejeje imitima yacu, nacyo kidukomeje. Kandi mu by'ukuri imirimo myiza kandi myinshi Pastor Theogene yakoze, twizeye yuko imuherekeje. Dukomeza rero no kwihanganisha umuryango we, abasize abana bakiri bato ndetse n'abandi benshi yareraga. Ariko mu by'ukuri twizeye yuko pasiteri rwose aho agiye atuje, kandi n'umuryango kuzasigara neza, ko abantu bazakomeza kuwushyigikira.
wa mbere ku buzima bwa yo kabisa iyo tugashyira kuri statu nk'iki no maniga akunda amaniga jomba kabisa kandi pasi burya no ku mucanga Yesu yarahazi ba Petero ba Yohana baba bari gucira ntabwo bari kuzigera bagera i Kabundi kandi nabo urumva yabahamagara ukabanje kubabwira ngo banage iburyo abaji bose ndabasengera asante pastor